Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo kuko yongeye kandi kuduheza mwanya mwiza muri iki gitondo cyo kuri wa kabiri kugira ngo twongere kandi tubasangize ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi mwiza kandi twongeye kugira umugisha wo kongera kandi kubana namwe kugira ngo twongere kandi dusange ijambo ry'Imana kuko mubimenyereye muri kumwe na Reverend Rwigina Esroni, umwungeri w'Itorero rya Horeb Pentecost Church, kuko mubizi mudukurikirana kuri channel yacu Horeb Pentecost Church Nairobi TV. Turabasaba cyane abakomeza kudukurikira gukora subscribe, gukora share, like na comment, mukaba muduteye inkunga ikomeye nk'abana b'Imana. Rero bavandimwe, dukomeze tubane mu ijambo ry'Imana, tubane mu bihe byose n'umugisha ukomeye kugira ngo mubashe kudutera inkunga muri ubwo buryo. Rero turagira ngo dusenge Imana mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, dukomeza kuganira ijambo Imana yadushize ku mutima muri iki gitondo. Data, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, turagushimiye ku munsi mwiza wongeye kandi kuturemera, munsi w'amashimwe, munsi wo kukuramya no kuguhimbaza, munsi wo kugusingiza. Data, mu izina rya Yesu Kristo Mwami, tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'abatwumva bose, ureke rigira umumaro, rigira ico rikora n'ico rihindura mu buzima bwabo. Ni wowe tubwira, twebwe tuvuga nk'abantu ariko wowe ugakora nk'Imana. Twebwe turavuga ariko umwuka wera w'Imana akaba ari ubasha kugira mu mitima y'abantu, akabasobanurira, akagira ico ababwira, akagira ico bahindura mu buzima bwabo, bakagira n'ivyo bubaka ndetse n'ivyo basenya bitewe nuko bumvise ijambo ryawe. Asante kuko tubiye neza, tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Muri uyu mwanya tuyifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Rusi ibice 3 umurongo waho wa 3. Gitabo ca Rusi ibice 3 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo nuko wiyuhagire wihwezure wambare umanuke uje kumbuga, ariko ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa. Amen. Nanone turongera mu rwandiko rw'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Urwandiko rw'Abaheburayo 12 umurongo wa 14 biravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Amen. Uyu mwanya kuko nari mbabwiye tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'isuku y'ubukristo. Umutwe w'iri jambo cyangwa se teme yacu y'uyu munsi turaganira hejuru y'isuku y'ubukristo. Ubukristo ni ikintu kigomba gukorerwa isuku. Ubukristo bugomba gukorerwa isuku. Kurya umubiri w'umuntu ukenera isuku, ugakenera kwiyuhagira, ugakenera kwisiga, ugakenera kwambara, ugakenera kurya neza, uko niko n'ubukristo bugomba gukorerwa isuku buri munsi. Umukristo niki? Umukristo mu magambo make ni umuntu wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, uwakitwa umukristo. Paulo na Baranaba bari muri Antiokia kubera ingeso zabo nziza, kubera imirimo yabo myiza, kubera uburyo ingeso zabo zagaragaraga zisa n'iza Kristo, bituma baruha bakabita ngo abangaba ni abakristo. Niyo mpamvu umukristo wese iyo yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo tumwita umukristo. Ubundi iyo umukristo yakijijwe neza by'ukuri, hakazamo ijambo agakiza sozo, nukuvuga ngo uwo muntu aba yarakijijwe, aba yarabaye sove, aba yaracunguwe, agahinduka umukristo. Umukristo nuwemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, agacungurwa. Umukristo ni umuntu usa na Kristo, agomba kuba afite imiterere isa n'iya Kristo. Paulo yarabyanditse aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko ngo nanjye nakigeze mu cya Kristo. Nukuvuga ngo umukristo agomba kuba afite asa na Kristo, afite imigenzereze nk'iya Kristo, afite imyitwarire nk'iya Kristo, agenda nka Kristo. Nukuvuga ngo tugomba kuba dufite nka databuja, tukagenda nk'ibyo databuja akora, uko akora natwe akaba ariko dukora, tugasa nawe, tukamigenda nkawe, tukavuga nkawe, tugakora imirimo nk'iy'abana b'Imana. Aha rero
tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru y'isuku y'ubukristo. Uyu mugore Naomi dusomye, Rusi dusomye hano, ni umugore w'umumowabukazi. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira kuko umugabo witwa Elimeleki n'umugore we witwa Naomi ngo inzara iratera i Betelehemu, basuhukira mu gihugu cy'i Moabu. Bageze i Moabu bahurira n'intambara ikomeye, bahurira n'ibyago bikomeye. Elimeleki arapfa, umuhungu we Mahaloni arapfa, umuhungu we Kiliyoni arapfa. Hasigara abapfakazi batatu, hasigara Naomi na Rusi na Orpa. Naomi abwira abakazana be, arababwira ngo bana banje ndabasaba cyane kongera kandi gusubira iwanyu, nimuze dusezerane, dore njyewe ndashaje ngeze mu zabukuru, nimuze dusezerane, murabizi twarashaririwe, twagize ibibazo, abagabo banyu barapfuye, none dore ndashaje, nimugende musubire iwanyu. Ngo arabinginga gusubira iwabo. Biratubwira ngo Orpa ngo arabyumva, araza ngo barasezerana, barasomana, baratandukana, aragenda. Rusi ngo abwira nyirabukwe ngo aramubwira ngo njyewe ntunyinginge kugusiga. Ariko hari impamvu zamuteye kumubwira ayo magambo. Biravuga ngo Rusi yari yaramenye Imana y'i Betelehemu, ngo ubwo yabanaga n'umugabo we ngo yari yaramwigishije. Hari igitabo kimwe kiza tukitubwira cya komanteri kiza kivuga ijambo ryiza cyane, ngo yari yaramubwiye umugabo we ngo amubwira ngo uburyo ngo bagiraga Imana ivuga, bagiraga Imana ikora ibitangaza, bagiraga Imana ikora imirimo. Iyo Mana ngo yinjira mu mutima wa Rusi. Rusi ngo arayakira, Rusi arayizera. Bituma uwo munsi abwira nyirabukwe, aramubwira ngo mve we kunyinginga kugusiga, aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana yawe izaba impore ndetse bikabije. Uko niko Rusi yabwiye Naomi, aramubwira ngo reka kunyinginga, nzajyana nawe, nzabana nawe, nzagufasha, nzagendana nawe, reka kunyinginga, aho uzaje niho nzaje, aho uzarara niho nzarara, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana yawe izaba impore ndetse bikabije. Ijambo ry'Imana ritubwira gute? Baragenda ngo barakurikirana, bajana Moabu, ngo baragenda bava Moabu bagenda berekeza i Betelehemu. Ngo bageze ku marembo, Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu baraza barasohoka mu muhanda, ababyeyi ngo baraza barababwira ngo nimuze tuje kureba nyakwigendera yaserutse, Naomi yaje tuje kumureba yarashaririwe. Ngo Naomi baraza baza kumuramusa, ariko ngo arababwira ngo nimureke kongera kandi kunyita Naomi, mureke kandi kongera kunyita Naomi, bizasubira umuntu munyagikundiro, ahubwo ubu ngubu munyite Mara, narashaririwe, nagize ibisharira. Ariko ngo baraza baramwakira, babashira ahantu baricara, baratura, basura kandi gutura i Betelehemu iwabo, kuko ngo Imana yari yarongeye kandi kugenderera igihugu cy'iwabo cy'i Betelehemu. Bibiliya iratubwira ngo uyu mukobwa Rusi ngo afata umwanya agenda ngo aje gushakira nyirabukwe ibyo kurya ibyo barya, ngo aragenda akazaja guhumba. Mu mateka ya Isirayeli bari kusiga ngo basigiraga ahantu h'impunzi ndetse n'abatabishoboye, ngo bakagenda bakaza baje gusoroma mu murima. Ngo aragenda ku mpera z'umurima, agenda asoroma ntaco bamutwaraga, ngo agasoroma agatahana bakarya na nyirabukwe ibyo yasoromye ibyo yahumbye. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira neza, riratubwira ngo Rusi akomeza kubikora gutyo. Ngo umunsi umwe aza guhumba mu murima wa Bowazi, ngo amaze kuhagera, Bibiliya ijambo ry'Imana ngo hasanga abashumba cyangwa se abagaragu ba Bowazi, ngo bahaye basarura bari mu murima, ngo baramurangiza. Bowazi nawe ngo aza kubasura, aje kubagenderera, ngo aje kuganira n'abagaragu biwe. Ngo arabaza ngo ese uriya mukobwa uri hariya haruguru hasoroma hariya ninde? Ngo aramubwira ngo uriya mugore ngo ni wa wundi wazanye na Naomi, ni wa wundi wazanye na Naomi. Ngo Bowazi ngo aramuhamagara, ngo aramubwira ngo ngwino hano. Rusi ngo araza, amaze kuhagera, ijambo ry'Imana ritubwira neza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ageze aho ngo arazaganira na Bowazi. Bowazi ngo aramubwira ngo narabimenye kuko wageze neza, ngo kandi n'ubu munsi ngo ukabuhaye wongera kuyigira. Ngo aramubwira ngo uhereye none uje uhumba muri uyu murima, uze usoroma muri uyu murima, ngo ntukongere kandi kuja kunkikira, tukongere kandi kuja hariya ku mpera z'umurima, uze uhumba muri uno murima. Biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugume mu murima w'Imana,
tugume mu murima w'Imana. Rusi ngo araza ahumba muri uwo murima wa Bowazi, agumamo ngo akazaza agahumba muri uwo murima w'abagaragu be, ngo arikorera uwo munsi ajana no ngo ibintu byiza, arikorera bimwe ngo araheka ashira ku mutwe, ibindi ngo ashira ku mugongo, biratubwira ngo ibindi ashira mu gikondorero, ngo araza ashira nyirabukwe ngo aramubwira ngo ese uyu munsi noneho wahumbye mu kwande, uyu munsi noneho ko wahumbye byinshi byagenze gute? Rusi ngo aramubwira ngo nahuye n'umugabo witwa Bowazi, niriwe mu murima wa Bowazi, niriwe mu kwa Bowazi. Bene data bavandimwe, ndagira ngo twongere kandi tuze tuja mu murima w'Imana, tuza tuja mu kw'Imana, tukazuta urubibi. Abantu muri kino gihe bari mu gutura urubibi bakagenda mu mirima y'abandi, bari mu gutura urubibi ugasanga bagiye mu kw'abandi. Uzuguma mu kw'Imana, uzuguma mu muzu y'Imana, uzuguma mu murima w'Imana. Muri Israeli aravuga ngo baguma mu rusengero, bashima Imana, bahimbaza Imana, baguma mu rusengero, baguma mu rusengero. Rusi ngo akomeza gutyo. Umunsi umwe ngo Naomi amubwira ijambo, tugiye kugera ku gishigisho cyacu, isuku y'ubukristo. Ngo aramubwira ngo mwana wanje umve kubwira, ngo namenye amakuru kuko Bowazi ngo yagiye kugosorera ingano ziwe kuri Sayire ku mbuga. Sayire yiwe yagiye kuyigosorera ku mbuga. Bati none ugende. Ngo aramubwira ngo ijambo rya mbere ngo ugende wiyuhagire kandi wisige kandi wambare, ngo numara umanuke ngo usange Bowazi ku mbuga. Bibiliya itubwira iki? Biratubwira ngo Rusi ngo aragenda ngo arihwezura, arisiga, ariyuhagira, arambara. Ngo amare kwambara ngo aramanuka asanga Bowazi. Nari mbabwiye ko ubukristo bugomba kuba bufite isuku. Naomi abwira Rusi, aramubwira ngo Bowazi ntiyabonwa n'umuntu utihwezuye, utambaye, utiyuhagiye. Ugomba kubanza kwiyuhagira, ukwihwezura, wamara ukambara. Wamara kwambara ukabona kuja gusanga Bowazi ku mbuga. Ijambo ry'Imana ritubwira gute? Biratubwira ngo natwe uko niko Bowazi wacu n'umwami Yesu tugomba kumusanga tutiyuhagiye, tutihwezuye, tutambaye. Kwiyuhagira bitubwira niki? Bibiliya ijambo ry'Imana ko twasomye hano mu rwandiko rw'Abaheburayo biravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo nuwo kwezwa, kuko utejejwe wese atabasha kureba umwami Imana. Kwiyuhagira nukwikuraho umwana, nukwikuraho icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, nukwikuraho ikibitunganya. Mbere yuko tubona Kristo umwami wacu, tugomba kubanza gukora ikintu cya mbere, tukabanza tukiyuhagira imyanda yose y'umutima ngo ni y'umubiri, ngo tukagenda twiyejeje rwose kubaha Imana. Tugomba kwiyeza, tugomba kwitunganya, tugomba kwiyuhagira, tukikuraho umwanda wose. Umukristo agomba kwihwezura, agomba kwambara. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye neza, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Rwandiko iyo dusoma igitabo cy'Abalewi ibice 9 n'umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 bitubwira neza, biravuga ngo muje mubabera ngo kuko naje nduwera. Mubabera kuko naje nduwera. Kristo azabonwa n'abantu biyejeje, azabonwa n'abantu bera, azabonwa n'abantu bitunganyije, azabonwa n'abantu biyuhagiye. Iyo Yesu Kristo amaze kwinjira mu bugingo bwacu, yaje kudukuraho imyanda yose y'ibyaha, yaje kudukuraho ibyaha byose, aratwuhagira, atwuhagiza amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni kumurimbye yaririmbye aravuga ngo wogejwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Twarogejwe, twaruhagiwe. Kandi kwuhagirwa kwacu ni ukwihana, ni ukwitunganya. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Ni ukwitunganya, tukikuraho imyanda, tukikuraho ibyaha, tukikuraho ibintu byose bibasha kutwizingiraho vuba, ibintu byose bibasha kuturemerera, ibintu byose bibasha gutuma tutabona Imana, ibintu byose tukabyivanamo, tukikuraho umwanda wose. Ubukristo ndakindi nuguhora twiyeza, nuguhora twitunganya, nuguhora tuba maso, nuguhora dutunganywa na Kristo umwana w'Imana. Dufite gukiranuka kwiwe, ni uzu dutunganya, ni uzu tweza, ni uzu twuhagiraho imyanda yose, tukera tugahinduka abana b'Imana, kuko twejejwe na Kristo umwana w'Imana, akadukuraho ibyaha byose by'umutima n'iby'umubiri, tukabasha kugira gute, tukabasha kwera. Iryo ni ijambo rya mbere. Ubukristo bugomba kugira, bugomba kwiyuhagira. Ubukristo
buza bwiyuhagira mu gitondo bukiyuhagira nimugoroba bukiyuhagira bukiyeza umukristo azahora yiyuhagira azahora yiyeza kandi tukezwa niki n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana niyo azatweza mu gitondo akatweza nimugoroba ntabwo twebwe twenyine tugomba kwiyeza ahubwo twezwa n'ayo maraso twezwa n'ayo maraso twogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwoya kuhagisha amaraso mbese imyambaro yawe irera tugomba guhora twejejwe guhora twezwa tukezwa n'amaraso ya Yesu Kristo tugatunganywa n'amaraso ya Yesu Kristo Bibiliya tubwira ngo ubukristo bwacu bugomba kuba ari ubwera bugahora bwera budafite ikizinga budafite umukanyari budafite ikintu cyose budafite ikizinga ubukristo bwacu bugomba guhora bwejejwe tugahora twejejwe tukezwa kuko ngo utejejwe ngo ntabasha kureba umwami Imana umwami Imana azabonwa n'abejejwe umwami Imana azabonwa n'abitunganyije umwami Imana azabonwa n'abihanye ntabwo azapfa kubonwa n'abantu bari bose azabonwa n'abantu bejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo ikindi cya kabiri ubukristo buza bwisiga ubukristo bugomba kwisiga hari imibavu biravuga ngo amasengesho y'abera iyo niyo mibavu mwuka wera w'Imana akadusiga niko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu gitabo cya Yohana biravuga ngo uko gusigwa mwasizwe n'uwera ngo ni kuguma muri mwe ntimuzagombere uwundi umwigisha tugomba gusigwa buriya muza mubona izi byuma byose bikoreshwa na za moteri ziriya moteri zose z'ibyuma ari izi mu modoka n'izindi bikoreshwa n'amavuta bigasigwa bikabona gukora imirimo yabyo neza kuko bisizwe umukristo udasizwe ntabasha gukora umurimo w'Imana neza tugomba gusigwa uko gusigwa ngo mwasizwe n'uwera ni kuguma muri mwebwe ni kubana namwe ni kubagumamwo ntimuzogombera uwundi mwarimu nta mwigisha muzogombera kuko muzaba mwarasizwe muzaba mufite amavuta y'Imana azaba bariho amavuta y'Imana azaba ari muri mwebwe Dawudi umugaragu w'Imana yarasizwe n'Imana yarafite amavuta y'Imana yarasizwe amavuta y'ubwami yarasizwe amavuta yo kwishima amavuta yo kwinezerwa amavuta y'ubutambyi izo zose bikaza na amavuta tugomba gusigwa bene data tugasigwa iyo niyo mibavu iyo niyo mpumuro nziza y'abana b'Imana n'ugusigwa ariko muri ibyo ndimo zo gushimisha warenze neza aravuga ngo amavuta Mana mane kwaka amavuta ndakwinginze amavuta mwami mone kwaka amavuta ndakwinginze tugomba kuba dufite amavuta tugasigwa n'Imana ubukristo bugasigwa ubukristo bukisigwa muri kino gihe urimo gusanga abantu barakuruse abantu babaye umweru abantu barakuruse abantu bakigira amavuta ibyo bakora byose babikorera mu mihango babikorera mu kubya bamenye bakoresha ubuhanga n'ubumenyi ariko gusigwa n'Imana ko aravuyemo ariko nigiye tugomba gusigwa n'Imana kuko uko gusigwa n'Imana niko kugomba gutuma dukora imirimo y'Imana neza tugasigwa amavuta avuye mu ijuru amavuta y'umwuka wera w'Imana akadusiga kigira gatatu tugomba kwambara ubukristo bukambikwa tukambara imyambaro itari iyi ngiyi twambaye amakositime n'ibindi tukambikwa imyambaro myiza imyambaro yo mu mutima imyambaro y'umwuka tukambikwa urwandiko rwa Bikolosayi nico rutubwira neza rukatubwira ngo mwambare ngo umutima w'imbabazi mwambare umutima w'imbabazi umugaragu w'Imana Stefano ngo yarafite uwo mwambaro yambaye uwo mwambaro icyo gituma mu gice cya 7 gitabo cyiza ko n'umurongo wa 60 bitubwira neza Stefano ngo bahamutera amabuye kuko ngo yarafite umwambaro w'imbabazi biravuga ngo avuga cyane aravuga ngo Mana bababarire tibazi icyo bahaye bakora yarafite imbabazi yarafite umwambaro mwiza wo mu mutima umutima wo kwicisha bugufi umwambaro wo kwicisha bugufi umwambaro w'ineza umwambaro wo kwihangana umwambaro w'amahoro umwambaro w'urukundo zose n'umwambaro wo gukiranuka iyo ni imyambaro tugomba kwambara y'abakristo tukambara ubukristo buza bukambara muri kino gihe biteye ubwoba biteye n'agahinda muri no myaka abantu benshi ntabwo bafite imyambaro y'abakristo ariko ubukristo bugomba kuba bwambaye tukambara cyo cyatumye umwanditsi ufunuwe hano mu gitabo cya Yohana ibisayishuriye Yohana 19 n'umurongo
wa karindwi ijambo ry'Imana ritubwira neza, riravuga ngo munezerwe kandi mwishime ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi ngo umugeni ngo akaba ahawe kwambara imyambaro myiza. Iyo tuvuga iyo myambaro ni imirimo myiza yabera, imirimo yo gukiranuka, iyo niyo myambaro twambara, iyo ni imirimo yabera, imirimo yo gukiranuka, imirimo yo kwezwa, iyo niyo mirimo twaza twambara, iyo niyo myambaro tuza turimbishwa, tukambikwa imirimo yacu, tukambikwa imyambaro myiza yo gukiranuka. Mukristo agomba kuba yambaye, ntagende yambaye gusa, ngomba kuba afite neza isuku, afite ibimurangaho, umugingo mubona, amaso abona, amatwi yumva, umutima ubika. Ibyo tukaba turabifite, tukaba turabona aho twaye tunyura, tutagenda nk'impumyi. Yohana yandikira itorero rya Laodikiya rya karindwi, hariya mu gitabo cy'Ibyahishuwe n'Intumwa igice cya 7 n'umurongo wa 12, igice cya 3 n'umurongo wa 14 ukamanuka hepfo, yandikira itorero rya Laodikiya, yarivuze amagambo meza, avuga amagambo akomeye cyane kuri iryo torero, ngo ryari ko ryirata, ryibwira ngo rirambaye, ryibwira ngo rirabona, ryibwira ngo nirikire. Ubu niko abantu bafite, ukubona niko bameze muri kino gihe, barimo kwibwira ngo barambaye, barimo kwibwira ngo barabona, barimo kwibwira ngo bameze neza n'abakire. Ariko Yohana arandika aravuga ngo uri umutindi wo kubabarirwa, ndakugira inama ngungureho ifeza yatunganijwe neza mu ruganda, kugira ngo ubone guba umutunzi. Aravuga ngo ungureho imyenda kugira ngo wambare ushire isoni z'ubwambure bwawe. Bene data bavandimwe, hariho imyambaro tugomba kwambara, ngo bareko birata inganda zikomeye, bakirata ko bafite inganda zikomeye z'imyenda, bagomba guproduce umwanya n'ubundi, bagomba kugura gusa, bagomba guhingura imyenda, ariko ngo baravyiratana, ariko ngo bari bambaye ubusa. Raba ngo ndenda kugira inama, yaba wari ubimenye, ngo ngureho imyenda, mwambare isoni z'ubwambure bwawe zireke kugaragara, mureke twambare Kristo, twambare umutima w'imbabazi. Ubu Kristo bugomba kwambara. Haba ngo ndakwinginga ngo ungureho umuti kugira ngo usige ku maso yawe, kugira ngo usige ku maso yawe ubone kuhumuka. Uriyita ngo urabona, ngo bavuga ko bafite abadokiteri bavura imitwe n'amaso bakomeye cyane, ariko aravuga ngo nimungureho mubone kugenda mutarindagira. Abantu bararindagiye kubera kuko batabashe kugura umuti wo gusiga ku maso. Ubu Kristo bene data buza bwambara, ubu Kristo bukambikwa imyambaro yabera, imyambaro yo gukiranuka. Ubu Kristo buza bugaburirwa. Yesu ashimwe cyane. Ubu Kristo buza bugaburirwa, bukarya, bukanywa, bugahaga. Tuzatugaburirwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'izo kurya byamanutse bivuye mu ijuru, bisa nizo kurya bitunga umukristo. Ijambo ry'Imana Bibiliya tubwira ngo ibyanditswe byera byose by'Imana ngo byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kutwigisha no kudutunganya no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana aboneke ashitse. N'ibyo kurya byamanutse bivuye mu ijuru. Yesu arabivuga neza, haba ngo ni jewe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, uzandya wese ngo ntazafiteka, ahubwo ngo azagira ubugingo buhoraho. Bibiliya tubwira neza Eliya wa munsi ngo ahayahunga, ngo agera ku musozi ngo arasinzira, ngo amaze kwisinzira munsi y'igiti cy'umuretemu ngo yisabira gupfa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza uwo munsi ngo ahaye yisabira gupfa, ngo marayika w'Uwiteka araza amukoma ngo mu mbavu, aramubwira ngo Eliya we byuka, ngo urye kandi unywe, ngo kuko urugendo ari rurerure kandi ruragukomereye. Eliya ngo arabyuka ararya aranywa, ngo arongera kandi arasinzira. Bibiliya tubwira ngo yongera kandi kugaruka marayika ngo aramubwira ngo Eliya we byuka urye unywe, ngo urugendo ruragukomereye. Eliya ngo arabyuka ararya aranywa. Bibiliya tubwira ngo urwo rugendo niyo mpishi ngo arabijana, ngo abigerana ku musozi w'Imana ihore mu buvumo bw'Imana. Bavandimwe, tugomba kurya ibyo kurya by'Imana, ibyo kurya byamanutse bivuye mu ijuru, niryo jambo ry'Imana. Yosuwa baza kwambuka Yorodani ngo abwira abagaragu biwe, arabwira ngo nimukora amahamba, nimuze dukora amahamba, mukore amahamba, kuko nyuma y'iminsi 3 ngo tuzambuka uruzi rwa Yorodani. Bene data bavandimwe,
tugomba kuba dufite ibyo kurya bitunga ubukristo. Abantu benshi babaye bwaki, urimo gusanga abantu barabaye bwaki, ntabwo bigeze barya ijambo ry'Imana ngo bari hake, ntabwo bigeze barya ijambo ry'Imana, k'ibyo kurya byavuye mu ijuru. Abantu baranyangaye, ubukristo ntibukihaga, abantu baruye mu tuntu n'utundi, abantu bagiye mu ducika ngiye, bananirwa kurya ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera by'Imana, ibizahumetswe n'Imana, barananirwa. Biravuga ngo ijambo ry'Imana rigomba kuba muri mwebwe rigwiye, rifite imbaraga, rifite n'ubwenge, rifite n'ubushobozi, rikagwira muri twe, tukagira ibyo kurya bikaba mu mutima yacu, bikagwirira muri twebwe. Tugomba kurya ibyo kurya, amasengesho y'abera, indirimbo zo gukiranuka, imirimo myiza, izo zose bigomba kudutunga bene data, tugatungwa n'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira, Yesu aganira umwanzi ngo amusanze wa munsi avuye gusenga, ngo yaramubwiye ngo wahinduye, ko tubizi kuko uri umwana w'Imana, wahinduye iribuye ukarihindura umutsima ukarya. Yani umuntu ngo ntiyatungwa n'imisima misa, ahubwo ngo umuntu atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Bavandimwe, tugomba gutungwa n'ijambo ry'Imana. Izo nizo zo kurya biza biturema, izo nizo zo kurya bidufasha, izo nizo zo kurya bikiza ubugingo, nizo kurya bigaburira ubugingo. Ubugingo bugomba kuba bugaburirwa. Iyo umuntu atariye, usanga yaronze, ugasanga yacitse intege, ugasanga bwaki yaratongoye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza, riratubwira ngo tugomba kurya tukanywa, kuko urugendo ari rurerure. Bavandimwe, dusoza iki cyigisho cyacu, ndagira ngo mbabwire ngo ubukristo bwacu tugomba kubukorera isuku. Ubukristo bugomba kwiyuhagira, bugomba kwisiga, bugomba kwambara, tugakora isuku mu gitondo n'imugoroba. Uko dukora isuku ku mibiri yacu, ubugingo bugomba kugirirwa isuku, ubugingo bukagaburirwa, ubugingo bugashisha, bukabyibuha, tukarya ibyo kurya za proteine, ibyo kurya za vitamine, ibyo kurya za amakaroni. Ni ukuvuga ngo izo zose bikinjira mu mitima yacu. Iyo byinjiye mu mibiri yacu, bisanga umubiri ugakomera. Ibyo kurya birinda indwara, ibyo kurya bikomeza umubiri, n'ibyo kurya biwukuza. Uko niko n'ubugingo bumeze, uko niko ubugingo bugomba kurya bukanywa, bugomba kurya bukanywa. Ubugingo bwacu tugomba kubwuhagira, tugomba kubusiga. Ubukristo tukabwuhagira, tukabusiga, tukavanaho umwera. Ndagira ngo mbasangize iri jambo, mbasabira umugisha w'Imana, mbabwira ngo bene data bavandimwe, nshuti z'umusaraba wa Kristo, ubukristo muri kino gihe abantu ko barabutwara uko bishakiye, abantu ko barabukora uko bishakiye, ariko siko biri. Mureke dusubire ku isoko y'ubukristo, twongere kandi tumufate neza. Uwabuririye inkunda ntiyaza mufata nabi. Abantu ko barabwandarika, abantu ko barabutwara uko bashaka, murimo kubona kuri za media ibihari, abantu ko barakora ibyo bishakira kuri za media. Ariko kindi gihe ubukristo bwacu tugomba kubuheza valeur, ubukristo tukabuheza agaciro. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwihesha agaciro k'abakozi b'Imana bagagura ivyabo. Abantu ko bateshaga ubukristo agaciro, abantu babwambuye agaciro, abantu babwambuye valeur yabo. Ni ukuvuga ngo abantu bitesheje agaciro. Ariko mureke twongere kandi ubukristo tubuheze valeur, tubuheze agaciro, bwongere kandi bugira agaciro imbere y'amaso y'Imana. Twongere kandi tubwuhagire, tubusige, tubwambike, tubugaburire, kugira ngo bwongere kandi bushishe. Umukristo w'Imana aboneka ashise, agishese neza mu rugero rwiza ngo rw'igihagararo cya Kristo umwana w'Imana. Ashitse neza, ageze mu gihagararo cya Kristo umwana w'Imana. Iki nico gihe ngo twongere kandi dukomere ku Kristo bwacu, twongere kandi tubukuyakuye, twongere kandi tubwiteho, twongere kandi tubusike, twongere kandi bavandimwe, bene data, bene wacu bari hirya no hino, mwongere kandi mukomere ku Kristo. Mureke kubwandarika. Ubukristo tuzi ubwandarikwa, si ikintu baza gushira hariya ngo ubwambure ikoti gusuje kubutora. Hoya, umuntu arimo kuvuga ngo yakubwira ijambo ngo mbaye mburambise, mbaye mburetse. Ubwo si bwo. Ubukristo ugomba kubugumana, twitwararike cyane. Ubukristo bwacu tubufate neza, ni ikintu tupfa gukabura gusa ngo ufe kubwitora uko ushatse. Mureke tubuheze agaciro, tubwuhagire, tubugaburire, tubusige, tubwambike. Ubukristo ni ingenzi mu buzima bw'umukristo. Mureke kubwandarika, si ikintu cyo gutoragura ku muhanda, si ikintu kimeze katakataka, ahubwo ubukristo ni ikintu giha agaciro. Umukristo ni wewe, n'ubugingo bwanje, n'ubugingo bwawe. Mureke tubukomeze. Bavandimwe bene data, reka tubasabire umugisha w'Imana kugira ngo twongere kandi dutekereze hejuru yo kwambika ubukristo bwacu, no kubugaburira, no kubusiga bukagira isuku. Iki ni igihe tugomba kugira isuku y'ubukristo. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, ugize neza Mana kandi urakiranuka. Iki nico gihe tugomba kandi kugaruka agaciro ku Kristo bwacu. Iyi niyo minsi tugomba kandi kwita
kuki wavuganye natwe ubwo twakwizeye tukakwakira ugahinduka umwami w'ubugingo bwacu. Ureke umwami Yesu ubukristo bwa buri wese tubuheza agaciro. Iki ni igihe ubukristo bugomba guhabwa agaciro mu izina rya Yesu Kristo umwami. Buri muntu wese aherereye, buri muntu wese ahari ahabwa agaciro nawe, agirirwe neza nawe, ahabwa imbaraga nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami. Ugize neza kandi urakiranuka, buri wese atekereza kuguhagira no kubusiga no kubugaburira no kubukuyakuya, kuko umunsi umwe data wo kwizerwa tuzatanga raporo y'uburyo twabufashe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro none iteka ryose, amen. Twongeye cyane kubashimira abadukurikiye mwese, tubasaba mu by'ukuri gukora share na like na subscribe kugira ngo mu kubaza bamuduteye inkunga. Ni umugisha ukomeye kubana natwe, ni umugisha ukomeye kugendana natwe, ni umugisha ukomeye kudushigikira mu buryo bwose. Abari hirya no hino mukomeze mudufashe, mukomeze mudushigikire, tubasabiye umugisha ukomoka ku Mana. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.